tujya muri restaurant ntaka ibiryo nkavuga ngo ukavuga ngo sushaka kurya ejo natwajyana nkavuga ngo sinshaka kurya ari imitwe kubera ko twari dufite ikibazo cyo ishimwe ni haleluya Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro inzoga garukiraho gisubizo ntabwo ari ukujya gusambana ngo uri kwihenura ku Mana ahubwo igisubizo kiri preview. Magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi Yesu n'umukunzi umva wajuwe magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi oh Yesu n'umukunzi. Mana turagushimiye tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye kubw'urukundo rwawe tugushimiye kubw'ineza n'ubuntu bwawe bubana natwe uko bwije n'uko bukeye muri uyu mwanya turagushimiye nk'umuryango wa Fisi na Carine n'inshuti zacu zidukurikira tugushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza tugushimiye ko watubereye umukunzi tugushimiye ko watubereye umukunzi mu bihe bitambutse tugushimiye ko watubereye umujyanama watubereye umurengezi watubereye umujyanama mwiza watubereye inshuti nziza turagushimiye Kristo muri uyu mwanya rero turagusabye kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora uzubane natwe mwami ubwiza bwawe amaraso yawe aganza ahantu icyubahiro cyawe kiganze muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo Yesu urakoze amen. kunanya haleluya Imana ishimwe dutangiye dushimira Imana tubwira Imana ko yatubereye umukunzi kandi nawe uri kutureba turizera ko Imana yakubereye umukunzi yakubereye byose umukunzi wawe akwitaho umukunzi wawe arakumva umukunzi wawe akugira inama umukunzi wawe arakurinda nta kintu na kimwe ashoboye atagukorera kubera ko aba ari umukunzi wawe dushimiye Imana rero nk'umuryango wacu wo kuri Fisi na Carine ko Imana yatubereye umukunzi yatubereye ibyiringiro yatubereye umutabazi hari aho twageze tubona nta nzira tubona nta byiringiro ariko Imana yatubereye umukunzi Imana yatubereye umujyanama mwiza Imana yatubereye ibyiringiro Imana yatubereye urutare Imana yatubereye byose nta kintu na kimwe twigeze tuburana Imana haleluya muri mbye yaravuze ngo ntacyo twamuburanye Yesu ngo nta nicyo twigeze ducena turi kumwe nawe hari ibihe byari bigoye twanyuzemo cyane cyane turi no mu bitaro Imana yatubereye Imana ku mwana wacu tuzahora tubivuga tuzahora twamamaza imirimo y'Imana tuzahora tuvuga gukomera kw'Imana kubera ko Imana yatubereye umukunzi mwiza haleluya hari aho twageze tumera nk'igiti cyumye ariko Imana yatuvubiye amazi turongera turatoha turongera turamera Imana ishimwe aho abantu babonaga ko twumye babonaga ko igiti cyacu cyatemwe ariko Imana yarongeye iduha gushibuka
haleluya. Mwana wacu yararwaye igihe kirekire tukabona ntabwo azakira, tukabona nta buzima afite. Abantu badusuye mu bitaro barabizi, umwana atabasha guhumeka n'umunota n'umwe, umwana atiyongera n'ibiro n'akantu na gatoya. Tukajya tumureba tukibaza, ese ni icyaha cy'ababyeyi, ni icyaha cy'inshuti, ni icyaha cy'imiryango? Nibutse ijambo rimwe ngo hari umuntu wari ufite ubumuga, hanyuma Yesu araza amugeraho, aramubaza ngo ese urashaka gukira? Aramubwira ngo yego. Aramubwira ngo bikubere uko wizeye. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe ko dufite umukunzi ugena tubaza uko tumerewe. Buriya uzarebe, iyo ufite n'ikibazo ntubone n'umuntu ukibwira, umutima urabyimba, umutima uraremererwa. Hari abantu hano hanze badafite abantu babwira ikibazo, hari abantu bigunze, hari abantu bari mu gahinda, hari abantu bari mu bibazo bitandukanye. Impamvu tuba tuvuga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, impamvu tuba twatura imirimo y'Imana, ni ukugira ngo nawe urimo uraca nko mu byo twaciyemo, ni ukugira ngo nawe uri guca cyangwa uri kunyura mu bihe bigoye nk'ibyo twanyuzemo, ukomere wumve ko Imana yabanye natwe icyo gihe, nawe Imana yabana nawe, kugira ngo wumve ko Imana yadutabaye nawe yagutabara. Imana ihimbazwe. Ngo nta muntu wabashaga kumukiza, yaramaze igihe kinini arwaye. Imana ishimwe. Ngo ariko Yesu amugezeho amenya uko amerewe. Imana ihimbazwe. Ndumva mfashijwe. Yesu niwe muntu ujya ubasha kumenya ukuntu umerewe, niwe ujya ubasha kumenya agahinda kawe, niwe ujya ubasha kumenya umubabaro wawe. Umuntu ushobora kumubwira akabyumva just nk'ibintu like story, like nyine ibintu biri aho ngaho, akabyumva yego urababaye, ariko abantu barababara, ni ibintu bisanzwe. Ariko Yesu niwe ujya ubasha kumenya agahinda kawe, akamenya umubabaro wawe, akamenya ikikuremereye, akamenya ikikubabaje, akamenya n'uburyo agutwara. Imana ihimbazwe. Umuntu ashobora kukumvira ubusa, ako kantu nkunda kukavuga kandi karanamfasha cyane. Murimbyi yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, hanyuma yabahanga amaso, akabakoza isoni. Ego. Ngo ariko uwiringiye Imana ntabwo azigera akozwa n'isoni. Uwiringiye, watumbiriye Imana, umuryango watumbiriye Imana, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Imana ihimbazwe. Nubwo uri guca mu bihe bigoye, nubwo uri guca mu ntambara, nubwo urimo uraca mu bihe bitakoroheye, umuryango wanyu mufite ubukene, Imana ishimwe, hari Imana igikura mu nzara. Urabizi nawe cyane. Yego. Hari Imana igivana mu nzara, hari Imana igigabura. Agusheri tugeze kuri ako kantu, nta kintu washimira Imana ukaturuka vanga Imana nshingiye kuri iki kintu. Imana iragabura. Imana iragabura. Hari akantu nibutse k'ibiryo muri resitora, numva ngiye gushimira Imana. Hari igihe twenda kubana, hari igihe twabaga dufite ikibazo cy'ibintu by'imirire, tukajya muri resitora tugasangira isahani imwe, tutazi ko nyine natwe hari igihe tuzicara tugasangira. Imana igenda ibana natwe. Tukajya muri resitora, ndabyibuka tujya muri resitora ntaka ibiryo, ukavuga ngo ushaka kurya, ejo twajyana nkavuga ngo sinshaka kurya, ari imitwe kubera ko twari dufite ikibazo cyo kurya, dufite ikibazo cy'amafaranga, tubona amafaranga yo kwishyura tutayafite. Ipura yaho muri resitora ari 1200, twabuze 2200 byo kurya, tukavuga ngo reka dusangire ino sahani. Rero dushimiye Imana itanga ibyo kurya. Papa, nubwo mufite ibibazo mama, nubwo ufite ibibazo wa musore mwiza we, nubwo ufite ibibazo wa mukobwa we, ariko hari imirimo y'Imana Imana yakoze, hari ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Kandi iyo uba mu buzima bwo gushima Imana, hari ibintu bitabasha kuguhangara, hari ibintu bitabasha kugushobora, kubera ko Satani kugira ngo arundure umuntu, kugira ngo ace umuntu intege, arabanza akamwereka ko nta kintu Imana yakoze, akabanza akamwereka ko ari ibibazo gusa. Ariko hari imirimo itangaje Imana yakoze, hari imirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze mu buzima bwacu. Nubwo
aka kanya ushobora kuba uri kubabazwa n'umubiri. Nanjye ndi mu bitaro twamaze umwaka, kuba tubonye bwa mbere turwaje umwana tuzabivuga neza, ariko tuvuzeho gakeya. Turwaje umwana wacu atabasha guhumeka aba kuri oxygene, ni ibintu bihenda, ni ibintu bigoye kuva ari uruhinja. Imana itugirire neza, ariko Imana yo mu ijuru yaritamuruye. Umwana wacu yajya agera ku munota wa nyuma, inshuro nyinshi agapfa, inshuro nyinshi akaremba, undi munsi tukabona birarangiye. Umwana wacu nta garama na rimwe yiyongeragaho. Urumva umwana kugira umwaka afite mu biro 4-5 ni ikintu gikomeye. Mu maso ukabona byari birimo nta byari birimo 2,500 ni ibiro yavutse afite just nibyo yakomeje kugira. Umwana agira amezi 6, ababyaye barabizi, ubundi umwana umeze neza mu mezi 6 bari mu biro 8-9, ariko twebwe n'ibiro yavutse afite ibiro 3 byari byaranze kurenga. Mu maso ukabona ari gukura, ariko ukabona nagahenja. Ibyo ngibyo byose byari igikomere kigoye. Tukabona umwana wacu ntago improving ibiro, ntava kuri oxygene, ntaheko ahora aryamye haza n'ibisebe mu mugongo, aterwa inshinge buri munsi, ibibyimba. Imana ishimwe, hari Imana ijya imara umubabaro, hari Imana ijya ihindura ibihe, hari Imana ijya iturengera. Imana ishimwe. So narindi kuvuga ngarangije Yesu amenya umubabaro afite. Nanjye najyaga mba nicaye mu bitaro n'umwana njyenyine, nkareba ibiganiro byiza binyubaka, nkirirwa ndeba ibiganiro bihumuriza, ariko nawe ushobora kuba birimo aka kanya. Twagira ngo tukubwire ngo natwe twabinyuzemo, ariko hari Imana yadutabaye, kandi Imana yacu iravuga ngo ntabwo ihunikira, nta nubwo isinzira. Imana ishimwe. Ngo umuririmbyi ngo yuburiye amaso ye ku musozi akibaza ngo gutabarwa kwanjye kwaturuka hehe, ngo mbese ibyiringiro byanjye, ngo mbese Mana ishimwe, ngo mbese ninde wabasha kuntabara, ninde wabasha kunkiza, ninde wabasha haleluya. Aka kanya hari umuntu uri kutureba basohoye mu nzu, hari umuntu bahaye priave, hari umugabo umugore ari kubwira ati se ko badusohoye mu nzu urimo uragenda adafite n'ahantu agiye agera ngo ahunga urugo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari umuntu uri kurira adafite uwo kubwira. Abantu twarahindutse, ariko mbabarira, ni ukuri duhinduke. Nyine abantu tugira umutima wa kimuntu, tugira urukundo. Nubona umuntu ababaye umwumve, nubona umuntu afite ibibazo umwumve. Hari umuntu nyine, hari abantu kwera umuntu asiga abwira umuntu ikibazo, cyangwa yamutakira cyangwa yamubwira uko amerewe, ngo nyine akamuvuga nabi, akamuvamo, akamuteza abantu. Ariko nagira ngo ubwire ngo hari Imana itajya twumvira ubusa, hari Imana ijya imenya umubabaro wawe uko umerewe ikabimenya. Ngo Yesu amugezeho amenya uko amerewe, amenya ko amaze igihe ababara, amenya ko afite ubumuga, amenya ko afite ikibazo gikomeye. Yari umwana mutoya, arangije aramukiza. Ngo arangije ngo aragenda, ngo abantu baramubaza ngo mbese ngo ninde ngo wakoze icyaha, ese n'uyu mwana wakoze icyaha, ese n'ababyeyi be bakoze icyaha, ese n'abana, n'uyu mwana wakoze icyaha, ese ninde wakoze icyaha. Umwana arangije Yesu arababwira ngo ntabwo ari uyu mwana wakoze icyaha, ntabwo ari umwana wacu wari warakoze icyaha. Hari abantu benshi babyibajije bakavuga se uyu mwana kuko yababaye igihe kirekire, arwara umwaka wose arwaye, umwana bakamushisha mu byuma, bakamufatira ibizami byinshi, bakamukorera ibintu byinshi bitandukanye bagira ngo barebe uburwayi afite. Uburwayi bwa Tiago burabura Kacyiru, uburwayi bwa Tiago turagera CHK twamaze igihe kirekire, tukajya Faisal, tukajya Kanombe, mbese ambulance yari yarabaye nka tagesi. Uburwayi bwe burabura, ibintu biraducanga, ariko amafaranga agenda buri munsi atava ku mwuka, akorerwa ibizama agira ate, aho hose byari byaraducanze. Abantu baraza yego, ariko nta muntu wakomeza kubana nawe umwaka wose. Abantu hari aho imbaraga zacu zirangirira, nta nubwo ari amakosa bakoze, nta nubwo ari amakosa bakoze, oya nyine ni igihe ni ibyacu. Uri kubyibuka sheri, ni ibyacu.
aho ngaho nta byiringiro twari dufite, nta butabazi twari twiteze, nta hantu twabonaga bizaturuka, ariko hari Imana ijya ibasha kumenya ngo n'urushishi rw'umukara ruri munsi y'urutare rw'umukara. Aho ngaho Imana ikabimenya, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Nta muntu wiringiye Imana uzigera akorwa n'isoni, nta muntu wiringiye Imana uzigera akorwa n'isoni. Ibyo turabihamya kuko twarabibonye, ibyo turabihamya kuko intoki zacu zakoze kuri iyo mirimo y'Imana. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ngo Yesu ngarangije arababwira ngo ntabwo ari uyu mwana wakoze icyaha, ngo nta nubwo ari ababyeyi be bakoze icyaha, nta nubwo ari imiryango ye yakoze icyaha, ngo ahubwo ngo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana ibone yerekanirwe muri we. Imana ihimbazwe. Impamvu Imana byagenze kuriya kuri Tiago byari ukugira ngo imirimo y'Imana ibonekerwe muri we, yerekanirwe muri we. Imana ihabwa icyubahiro. Byari ukugira ngo imirimo y'Imana ikora, Imana ikura mu rupfu. Mwana wacu yarapfuye, Imana irazura, arapfa byanyabyo, umutima urahagarara inshuro nyinshi, itari imwe itari ebyiri, ariko arongera arazuka, arongera aragaruka kubera imirimo y'Imana, kubera ubutware bw'Imana, kubera ko Imana ishobora byose, kubera ko Imana ari umutabazi wacu wo kwiringirwa. Niko umuririmbyi yavuze. Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva mfashijwe, Imana ishimwe. Nibutse irindi jambo ry'Imana riri mu Kuva ku nkuru z'Abisiraheli, ngo Abisiraheli bari bamaze igihe kirekire mu buretwa, baba mu buretwa kwa Farawo, barira baboroga imyaka irenga 400, bababara bakorera kurya nabwo ibiryo nyine bitari byiza, rimwe na rimwe bicwa, mbese nta gikurikirana bafite. Dufite gikurikirana, Imana ishimwe. Dufite gikurikirana ari we Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Ntago ngiye kuvuga story yabo yose, ariko abenshi turayizi. Hanyuma ngo biba ngombwa ko Abisiraheli bava muri Egiputa, bavayo. Bavandimwe mwibuke intego twatangiriyemo niyo gushimira Imana. Nubwo hari ibyo Imana itarakora, nubwo hari intambara uri kunyuramo, nubwo urwayi budakira, nubwo uri kubona nta mafaranga y'inzu ufite, nubwo ubona nta biryo bihari, nubwo ubona wambaye ubusa, nubwo ugeragejwe n'umuryango, nubwo ugeragejwe n'umugabo, nubwo ugeragejwe n'umugore, tatayane bone stayimando, ariko hari Imana dufite gikurikirana. Ujye ubasha gukurikirana ibyacu byose, akabikurikirana, akaduhumuriza. Ndabyibuka tubura ibyo kurya turi mu rugo, tubona nta nzira, tubona nta gisubizo, tubona nta byiringiro, ariko Imana yaragiye iritamurura, iragenda irigaragaza. Wenda shira bazatubwira ubutaha, ariko ubuhamya bwe murambwibuka uburyo nabo iwabo bashonje, bakabura ibiryo, bakabura, akajya agenda kuzana ibiryo muri restaurant basigaje, bakabirwanira agaca azabyivugira. Ariko ibyo ngibyo ni bimwe mu mirimo y'Imana ikora. Tujya dukunda kwibukiranya imirimo y'Imana, namwe nyine mukigireho. Ni keza mu rugo n'umugabo n'umugore, nyine nima muri mu rugo, nimubona hari ibibazo, mujye muzamura, mwibukiranye imirimo y'Imana, mwibukiranye imirimo y'Imana yakoze, mwibukiranye ibitangaza Imana yabakoreye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo Miriyamu ngo bamaze kwambuka inyanja, ngo bageze hakurya, aravuga ngo ntabwo twakomeza i Kanani gutyo gusa, aravuga ngo tubanze twibuke imirimo y'Imana yakoze. Ngo Miriyamu yibuka imirimo Imana yakoze, ngatambira Imana, ashimira Imana, ngo bibuka ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwabo, bibuka ibyo Imana yagiye ikora mu nzira zabo banyuzemo zigoye, bibuka uburyo Imana yabarengeye, ngo bashimira Imana. Kandi gushima ni iturufu, ni password ya mbere kugirwa neza n'Imana. Sheri, iyo ngushimiye wumva umeze ute? Ndabyibuha. Iyo nguriye nk'akantu nkakubwira ngo urakoze, ni iyihe ntego uhita ushyira mu mutima wawe? Yo kujya ndwana kugira ngo mure nkazame. Yego. Uzane n'akarenze. Nzane n'akarenzeho. Yego. Kakabura nkagashaka. Yego. Uko nguko rero, nimba umutware wanjye Imana yampaye, nimba mushimira kumva nk'uko nguko abyivugiye, akanashaka no kumpa n'ibindi biri imbere, niko n'Imana nayo iyo tuyishimiye, ubwo ni password mbabwiye, iyo tuyishimiye ibyo yakoze ihita idukorera n'ibindi. Amen. Amen.
ihita idukorera n'ibindi. Imana ishimwe. ngo Abisirayeli barangije bava muri Egiputa, Imana ibakuzayo amaboko akomeye, Imana iteza ibyago birenga 9 kugira ngo Imana ibakureyo. Imana ibakora ibintu bitangaje biteye ubwoba, ngo baragenda, ngo Farawo aremera arabarekura, ngo aremera aragenda. Imana itugirire neza. ngo Abisirayeli baragenda, ngo benda bageze ngo ku nyanja babura inzira. Ntabwo turi kuvuga Abisirayeli ubu ngubu, nitwe turi kwivuga. hari umuntu Imana yavanye mu bukobwa, hari abantu Imana yavanye mu busore, ibubakira urugo bigoye, ibakorera ubukwe bigoye, ica inzira aho batatekerezaga, ariko bageze mu rugo ubu noneho bari mu kibazo, ariko kwihangana kuranze. Ariko ibuka nibura uburyo Imana yakuvanye muri Egiputa, ibuka nibura uburyo Imana yakoresheje amaboko akomeye muri Egiputa. Imana ishimwe. Twe kwibagirwa ibyo Imana yakoze. Abisirayeli nubwo Imana yabakuje amaboko akomeye kwa Farawo bitari byoroshye, ngo bageze ku nyanja babuze inzira batangira kwitotomba, ngo batangira kuvuga ngo se ngo ngiturekera nibura muri Egiputa tugapfirayo. Icyo gihe bari babonye na Farawo n'ingabo ze, Imana yanangiye umutima wa Farawo kugira ngo yiheshe icyubahiro, ngo aravuga ngo mureke tubakurikire tugende tubicireyo. ngo Abisirayeli baratinya bagira ubwoba, ariko reka gutinya, reka kugira ubwoba, wihagarika umutima, wihagarika umutima, humura, komera. Haleluya. Imana yakoze biriya, nibi ngibi izabikora, nibi ngibi Imana izabikora. Wikuka umutima, wihagarika umutima, wikiheba. Imana nabyo irabishoboye. Ntabwo hariya ariho yacikiye amaboko, ahubwo n'ubu ngubu irakomeje kugendana natwe, irakomeje kutugirira neza. Imana ihabwa icyubahiro. ngo barangije, ngo bageze ngo ku nyanja, ngo babona ingabo za Farawo ziraje, ngo kandi hirya no hino ngo hari imisozi miremire, ngo n'imbere ndetse naho ngo hari inyanja, ngo ndetse ihorera cyane, nini cyane, nta nzira yari ihari. Aka kanya hari umuntu uri kureba akabona nta nzira, hari umuntu uri kureba icyerekezo cy'ubuzima akabona ntacyo, hari abantu bamaze imyaka 10 babana babona nta cyerekezo, hari abantu ubu ngubu b'abasore bagize imyaka 40 bahora babwira ngo bashatse, nyabana nababwiye ngo Yesu ni ubasha kutumenya, akaba arifuza kubaka urugo ariko nta kintu afite, ariko nta nkwana afite, ariko nta mafaranga yo gukora ubukwe afite, ariko ibintu byaranze. Abakobwa bose baramwanga kuko nta kintu afite. Ariko nagira ngo nkubwire ngo humura, komera, ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi ntukiyebe, niko umuhanuzi Yesaya yanditse muri Yesaya 40:10, ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo kandi ntukiyebe kuko ndi Imana yawe, ngo ni kuko nzajya ngutabara, ngo kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Babonye imisozi rero bagira ubwoba. Nawe wimera nk'Abisirayeli ako kanya, vanamo isomo. We kugira ubwoba ngo nuko inyuma Farawo hari, ngo nuko imbere hari inyanja, ngo nuko iburyo n'ibumoso hari imisozi, kuko hari Imana ijya ibasha guca inzira no mu nyanja. Hari Imana ifite inzira zirenze imyenge ya supaneti, niko bajya bavuga, ariko nanjye nabihamya. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Hanyuma kantu nagenderera nishaka kubabwira, ngo babonaga ngo inyanja ihorera, ngo bagira ubwoba baritotomba, ngo basi utureka ngo tugapfirayo, ngo basi utureka. Hari uri kuvuga ati basi undekera mu bukobwa, basi nararyamaga wacu nubwo nari mfite inzara, ngo none ngo njeze mu rugo bimeze ukunuko. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo hari inyanja, hari Imana ijya ibasha guca inzira mu nyanja. Totere bone taimando ya sitarabone mando. Hari Imana ijya ibasha guca inzira mu nyanja. Mu buzima twabonaga ati agatazigera kira, n'umuntu yarabitubwiraga atumwe n'Imana, tukabyemera ko tukibaza ngo mbese bizanyura he, ko turi kubona inyuma hari inyanja, turi kubona inyuma hari ingabo za Farawo, imbere tukabona n'inyanja, tukabona nta biro, tukibaza se amezi 8 ashize turwaje uyu mwana, amezi 8 bizami byose ko babimukoreye, ibyuma byose ko babimucishijemo, ese azakira bigenze gute? Tukabona n'imbere hari inyanja rikubizana mu buzima bwacu, nawe hari ubwawe uri gucishamo, tukabona nta hantu na hamwe ubutabazi bw'Imana buzaturuka, tukabona ese azakira bigenze bite? Umwana wagize umwaka ataricara. Ibyo turabivuga nk'amagambo, ariko ni ibintu bikomeye. Twabonaga nta nzira zihari.
umwana akagira umwaka ataricara ntamenye aramera agifite ibiro yavutse afite, umwana atava ku mwuka, umwana adahekwa ahora aryamye, umwana atonka, umwana atarya. Umuntu rero yatubwiraga gukira, akambwira ko nzaheka umwana, akambwira ko nzonsa umwana. Ibyo ngibyo nkumva nta nzira zihari nk'uko Abisiraheli babonaga. Impamvu turi kubivuga ni ukugira ngo wowe ukomere, ngo babona nta nzira zihari, babona nta byiringiro bihari, babona nta gutabarwa guhari, babona nta Mana ihabwa icyubahiro. Ngo ariko Mose abibonye, abonye ko bagize ubwoba, abonye ko batentebutse, abonye ko bataye ibyiringiro, abonye ko imbaraga zabo zirangiye, ngo arangije azamuka umusozi aho yavuganiraga n'Imana, ngo aragenda abibwira Imana. Imana iramubaza ngo ese Mose ufite iki? Aramubwira ngo mfite inkoni. Imana ihabwa icyubahiro ko hari Imana ijya ibasha guca inzira aho twebwe tutakekaga inzira. Mana ishimwe. Ubu tuvuga n'umwana wacu yaricaye yameze amenyo irora bifite kujye mbese Imana nta kintu Imana itakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kintu Imana itakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, Mana ishimwe, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Mana ishimwe, ishimwe ni haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. ishimwe Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kujya ubasha kumenya uko tumerewe, kujya ubasha kumenya imibabaro, kujya ubaha inshuti zitabaye, kujya utuberaho abavandimwe batabaye, kujya utubera ku rugamba. Hari aho tugera tukabona imbere inyanja, tukabona inyuma hari ingabo za Farawo, ndetse twareba impande zose tukabona hari imisozi, ariko ujya ubasha guca inzira no mu nyanja tukambuka. Imana ishimwe, ujya ubasha guca inzira aho twebwe tutakekaga inzira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndumva mfashijwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ngo Abisiraheli ngo bararebye imbere babona nta nzira ihari impande zose, ngo ariko Mose ajya imbere y'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo igisubizo ntabwo ari ukwiyahura papa, ntabwo igisubizo ari ukwiyambura ubuzima, igisubizo si ugusubira mu nzoga, garukiraho. Igisubizo ntabwo ari ukujya gusambana ngo uri kwihenura ku Mana, ahubwo igisubizo kiri imbere y'Imana, igisubizo kiri imbere y'Imana. Imana ishimwe. Mose abibonye ngo azamuka umusozi ajya kubibwira Imana, ajya imbere y'Imana, natwe imbere y'Imana, igisubizo kiri imbere y'Imana. Imana ishimwe. Mose abibonye ngo azamuka umusozi ajya kubibwira Imana, ajya imbere y'Imana. Natwe sheri ndabyibutse, hari igihe twaburaga amafaranga yo kwishyura mu bitaro, tukabura amafaranga yo kugura imiti, tukabona tubuze ibintu byose biranze, umwaka uri mu bitaro ntabwo byoroshye, tugapfukama mu cyumba. Ndabyibuka batuzaniye fagitire ngo tujye kwishyura, twarangiza tugapfukama mu bitaro tugahamagara Imana.
Imana ikadutunguza igitangaza, ikaduha ikadutabara. Turi kuvuga ngo ishimwe ni iry'Imana. Nawe ntabwo igisubizo ntabwo ari ukwiyahura, ntabwo igisubizo ari ugusubira mu byaha, ntabwo igisubizo ari ugushwana. Papa ntabwo ari ugusubira mu byaha, mama ntabwo ari ugusubira mu byaha, ntabwo igisubizo wa mama we ntabwo ari ukujya guca inyuma umugabo ngo ujye gusambana n'abandi bagabo. Oya, ntabwo ari cyo gisubizo. Igisubizo kiri ku musaraba, igisubizo kiri imbere y'Imana, igisubizo kiri imbere y'Imana. Imana niyo yongera ikubaka. Urimo urakubitwa akanya wa mugore we, uri gukubitwa akanya wa mugabo we, ukarazwa hanze, ugahozwa ku nkeke ngo uko udafite akazi, uko udafite amafaranga. Ariko ntabwo igisubizo ari ukwicana, igisubizo ntabwo ari ukugenda, ahubwo genda imbere y'Imana ubibwira Imana. Hari Imana ijya ibasha kwigaragaza, hari Imana ijya ibasha gukora ibitangaza. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Imana ibwira Mose ngo ese ufite iki mu ntoki zawe? Aramubwira ngo mfite inkoni. Aramubwira ngo rambura imbere y'iriya nyanja, mu nyanja haboneka inzira, ngo bahatambuka humutse. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe ibasha kubikora. Imana ibasha kukugirira neza, ibasha no guca inzira no mu mazi ukambuka. Reka dusenge. Imana ishimwe. Ngiye guhashera nk'iminota 2 nawe agira icyo avuga kuri iri jambo turimo turavuga, agira icyo avuga ku Mana twabonye, agira icyo abwira abagabo bari bacitse intege, agira icyo abwira abasore bari bacitse intege, babuze inkwano, babuze icyerekezo, babona bagenda bizengurukaho, bakabona nta gutabarwa bafite, bakabona nta byiringiro bafite, bakabona inzara irahari. Ari iwacu twarashonje, ariko asheri barashonje, tujya tubyibukiranya, tukaba se tuzicara natwe mu ngo zacu turye duhage, tuvuge ngo turarya iki ngiki. Ibyo ngibyo Imana irabikora. Mwana wacu ntitwumvaga kazakira, Imana yarabikoze. Twumvaga niba nadusezerera amamiliyoni tutazayabone kwishyura, ariko Imana yarabikoze. Twumvaga nituva naho ngaho tuzaba hanze, ariko Imana yaradushyigikiye, n'uyu munsi iracyari kumwe natwe. Twagira ngo tukubwire ngo nawe komera. Nibakomera, Imana iriho. Nibakomera, Imana igira neza. Nibakomera, Imana hari Imana igibasha guca inzira naho zitari. Password twumvise ko nukutibagirwa iby'Imana yakoze, nukutibagirwa imirimo y'Imana, nukutibagirwa bya bindi Imana yakoze. Imana yakoze bya bindi, n'uyu munsi Imana iracyakora. Hari umurimbyi ugikunda kumfasha cyane, uravuga ngo ibyiringiro by'ubuzima turabifite, imirimo y'amaboko yawe Mwami twarayibonye, turayihamya. Imirimo y'amaboko yawe Uwiteka twarayibonye, turayihamya. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu ziyikoraho. Haleluya, Mana ishimwe. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu ziyikoraho. Dufatanye imirimo y'Imana, imirimo y'amaboko yawe Mwami. Haleluya, twarayibonye, turayihamya. Mana turagushimiye. Haleluya, Mana ishimwe. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko wadukuye mu byaha, tugushimiye ko wadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, tugushimiye ko wadukuyeho ibitambo, tugushimiye ko urukundo rwawe rwadusanze rukadusanga mu byaha, urukundo rwawe rukadusanga mu bujura, urukundo rwawe rukadusanga mu kabari, urukundo rwawe rukadusanga. Mana ishimwe. Mana turagushimiye ko watubabariye, ukatubabarira ibyaha. Tugushimiye ubuntu bwawe busaga, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe Kristo. Ni iby'agaciro kukumenya Kristo, ni iby'agaciro gutunga umugabo nkawe Yesu.
turabigushimiye mwami, tugushimiye ibyo wadukoreye byose umwaka ushize, tugushimiye ibyo wadukoreye umwaka kuva utangiye, tugushimiye impanuka zose uturinda, tugushimiye mwami, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye akazi utanga, tugushimiye ubuntu bwawe budutunze ntacyo dufite. Mana turagushimiye, turi muri iki kiganiro dushimiye, dufatanije n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, dufatanije n'ingeri zose, tugushimira ko watugiriye neza, tugushimira ko watugaburiye, tugushimira ko waduhaye umugisha. Mana uhabwe icyubahiro, twabonye imirimo yawe Kristo, icyubahiro ni icyawe. Wakoze kubana natwe, wakoze kutugirira neza. Reka umuntu wese uri bwumva iki kiganiro, reka ubuzima bwe bubohoke. Umuntu wese uri bufatanye natwe gushima, umuntu wese uri bufatanye natwe kwibuka imirimo n'ibitangaza wakoze, uwari ufite intege zatenebutse wese, reka mu izina rya Yesu, reka wese umutima wubohoke, reka ubuzima bwe bwongere buhembuke mwami, mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kugira neza, urakoze kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Turabashimiye, dushimiye abantu mwese twabanye, tubashimiye inkunga yose mumaze kuduha, turabashimiye mwese ko mukomeje kudushyigikira. Imana ibahe umugisha. See you again. Preview.